abasenga mukwiye gusengera uno mujyi wa Uvira kuko ibintu biri kubera muri Uvira muri kano kanya biteye ubwoba. Amasasu mu kirere ameze nkaho ari uguserebura y'abawazarendo bamaze kwita binjira muri uyu mujyi. Ibi ngibi bikaba bibaye nyuma yuko ku munsi w'ejo mama 23 itsinda ryabo rya nyuma ryari riri mu mujyi wa Uvira ryasohotsemo. Bakimara gusohoka muri Uvira, ubikikurikiye muri Uvira n'ugusahura n'ubugizi bwa nabi, ndetse bikavugwa ko abo mu bwoko bw'abatutsi bari guhigwa bakicwa muri kano kanya. Nibyo tugiye kureba. Ku munsi w'ejo byari byatangajwe na mama 23 batangaza ko noneho bagiye gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira bagasoramo itsinda ryabo rya nyuma ryari risigaye mu mujyi wa Uvira. Ibyo bikavugwa ko mama 23 n'ubundi yari yaravuye muri Uvira kera, ariko bari basizemo itsinda rya nyuma rishinzwe kureba umutekano w'abaturage ko nta wuhungabanya no gusuzuma ko ibintu biguma ku murongo, kandi koko byari biri ku murongo muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi mama 23 byo gufata iki cyemezo nk'uko babitangaje ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ubwo basoraga itangazo ko bagiye gukura ingabo za nyuma zari zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage cyangwa se no kureba ko ibintu biguma ku murongo. Mama 23 yatangaje ko ari icyemezo kigoye kandi kitoroshye kuba bakura ingabo muri uyu mujyi mu gihe icyo zakoraga ari ukurinda umutekano w'abaturage, mbega bagaragaza impungenge. Ariko ibyo nanone bakagaragaza ko babikoze mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bashyire mu bikorwa, bahe amahirwe ibyasimwe mu masezerano y'amahoro, no kugira ngo hakomeze haganishwe ku nzira y'ibiganiro hirindwa gukomeza kuzamuka kw'intambara. Bikanavuga ko ibi ngibi ahanini byatewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'amahanga byakomeje gusaba mama 23 ko ikwiye kugira icyo ikora, ikagaragaza ko rwose ishyigikiye inzira y'amahoro, itifuza intambara. Ngo imwe muri geste basabwaga gukora cyangwa se babashyiragaho igitutu ngo babe bakora harimo kuba barekura uno mujyi wa Uvira, ndetse ngo bakajya kure y'uyu mujyi byiburaho ibirometero biri hejuru ya 70, akaba ariho mama 23 ijya kure y'uyu mujyi wa Uvira. Gusa mama 23 ibyo yafashe icyo cyemezo ku munsi w'ejo barabikora, basohoka muri Uvira, ariko bagaragaza impungenge kuko bakomeza kugaragaza ko uyu mujyi ugomba kwita uza ugafatwa ukayoborwa cyangwa se ukagengwa n'abasirikare cyangwa se n'ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, n'iziba ingabo za Kongo, zikaba ingabo mpuzamahanga cyangwa ingabo z'umuryango w'abibumbye, zikaba arizo zigomba kuza zikarinda n'umujyi no kugira ngo ibintu bisubire ku murongo. 23 yagaragazaga ko ingabo za MONUSCO zishobora kuza zikaba arizo ziguma muri uyu mujyi zikarinda umutekano, kuko ngo n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira nabo ubwabo bari bafite impungenge, nubwo bavuga bati mama 23 nirekura uyu mujyi n'ubundi bawazarendo bafatanije na FARDC n'abandi basirikare bose, n'ubundi ririya huriro ryabo bafatanije bose ngo bahora bigamba cyangwa se n'ubundi bahora baryamye amajanja ngo barashaka kuhita n'ubundi baza bakinjira muri uyu mujyi wa Uvira bakawufata. Ndetse ibyo ngibyo bigatera impungenge abatuye uyu mujyi wa Uvira, aho bavugaga ati wazarendo FARDC nibagaruka muri uyu mujyi n'ubundi bishobora kuguma ari akavuyo, hakaba hagira ibintu bitari ku murongo bikomeza bikaba, ndetse ari nabyo mama 23 yarwanyaga. Ibyo koko nk'uko babitekerezaga niko byagenze. Guhera ejo ku munsi wo kuwa gatandatu nimugoroba, itsinda rya nyuma ry'aba 23 kuva ryava mu mujyi, uyu munsi muri iki gitondo ingabo za wazarendo FARDC bahise binjira muri uyu mujyi barawufata, cyangwa se bamaze gushyira abasirikare babo muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko icyaranze noneho ibyo byose nuko umujyi muri kano kanya biri kuvugwa ko abantu bari kwicwa. Urebye mu mashusho yakomeje kugenda asohoka ari hanze, ni amashusho agaragaza ko wazarendo binjiye muri uyu mujyi, ubona ko ari abantu binjira barasa mu kirere, ubona ko nyine ari nk'abantu b'abanyakavuyo binjira barasa mu kirere bakura imitima abantu. Abaturage benshi batangiye kwirukanka bajya gusahura, mbega ubusahuzi buri kuba muri uyu mujyi, abantu bari kugenda bagafata iby'abandi. Ibyo byose mu gihe mama 23 yafataga uyu mujyi wa Uvira ntabwo byari byarabaye, ndetse na n'uyu munsi ntabwo byari biri kuba. Ariko urebye muri kano kanya amashusho ari guturuka mu mujyi wa Uvira, ni ugusaba ko abantu basengera n'umujyi wa Uvira, cyangwa se hakagira igikorwa gihambaye cyihuse cyane. Ni amashusho agaragaza ubujura, ubusahuzi, ndetse ngo abo mu bwoko bw'abatutsi muri uyu mujyi wa Uvira bari kubahiga kugira ngo babice. Nabari kwambuka umupaka baturutse i Burundi bakaza bagasahura bagatwara ibintu, ngo banasinze bakisubirira i Burundi, cyangwa se bakava muri Uvira batwara ibintu binjira i Burundi. Ako niko kavuye muri kano kanya, niyo situation iri mu mujyi wa Uvira. Abantu mukurikira witwa Nanga ku rubuga rwe rwa X amaze gusa nk'usohora icyo twakwita nk'itangazo cyangwa se nk'ugaragaza ibiri kubera muri Uvira, aho yafasha amwe mu mashusho y'ibiri kubera muri Uvira, buryo abantu bari kwiba, buryo umujyi wa Isumera nkaho nyine wuzuyemo intambara n'akavuyo, ibintu byabaye bibi kuva mama 23 yawusohokamo.
yasohoye itangazo rivuga ni nanga cyangwa se inyandiko ashyize kuri X aravuze ngo ati Uvira twayisohotsemo ku bushake kugira ngo tugaragaze ko natwe dushyigikiye inzira y'amahoro. Atariko icyo twatinyaga muri kano kanya kiri kuba muri Uvira bari babanje barabigaragazamo 23. Ati muzane ingabo za MONUSCO, muzane ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho zirinda umutekano w'abaturage, ibintu bigume ku murongo, nidusohoka muri uyu mujyi burundu uyu mujyi uzaguma uri ku murongo nk'uko wari uri ku murongo tukiwurimo. Nibyo bari bakomeje kugaragaza 23 kuko uyu mujyi wari utekanye uri ku murongo. Niyo mpamvu nanga yanditse ngo ibyo twatinyaga muri uyu mujyi ubu muri kano kanya biri kuba. Ati abantu bari kuza bakihesha iby'abandi ku ngufu, ubusahuzi mu baturage, abantu bari gutwara iby'abandi, abantu bari guhigwa, hari abari kwicwa, hari abantu bari guhigwa ngo bicwe cyane cyane ubwoko bw'abatutsi, ndetse n'abandi ngo basa nkaho bari barakiriye 23 neza bakayiha ikaze muri uyu mujyi. Abo bose ngo bari gushinjwa ko bashobora kuba bakorana na 23 n'abandi benshi, ngo hari abantu bari guhigwa muri uyu mujyi bakicwa muri kano kanya ubu turi kuvugana. Ibi nibyo nanga yanditse. Abandi bari gukurwa mu byabo ku ngufu, ataho ngaho navugamo nk'abanyamurenge n'abandi benshi. Ati ibi bibazo byose biri kuba muri Uvira twari twarabigaragaje ko bizaba muri Uvira nituyisohokamo, kandi twari twarabanje kuburira impande zose by'umwihariko n'imiryango mpuzamahanga ati 23 niva muri Uvira ibintu biraza gusubirira tuba, abantu baraza kongera bicwe, abantu babeho nabi, ubujuru, ubusahuzi. Ibi byose koko biri kuba kano kanya 23 ikimara gusohoka mu mujyi. Ibi nabo bikaba ikindi kintu kigaragaza ko 23 nubwo bavuga ngo nibo babi, ariko ahantu iri haba hari umutekano, umuturage abatekanye akikorera akazi ke nk'uko 23 imara gufata Uvira. Abaturage bo muri Uvira niko bavuze mu buhamya batanze, baratangaje ati ubu ngubu urahura n'umusirikare ntabe yagusahura ibyo ufite cyangwa kwibe, ahubwo akagusuza abwira ati bite, ukikomereza ibikorwa byawe nawe agakomeza. Ariko aho abasirikare ba leta ya Kongo bafatanije na bawazarendo bakorana n'abandi bose bakorana, nibo bakagombye gutanga urugero rwiza bakagaragaza ko inyeshyamba koko za 23 ahubwo arabagizi bana bicyasa ari abantu babi, bakinjira bafata umujyi neza basubiza ibintu ku murongo, bakagaragaza ko ari abasirikare nyine b'igihugu bari ku murongo. Ariko mu by'ukuri nibo bakimara gufata umujyi cyangwa bari kwinjira mu mujyi ibiri kuba ni bibi cyane. Nanga yakomeje avuga ati twagerageje kubereka uburyo bakoresha kugira ngo barinde uno mujyi, ariko batwimye amatwi, cyane cyane iriya miryango mpuzamahanga n'izo za Amerika ziba zivuga ngo mwe musohoke mu mujyi leta ufate nta kindi, ibintu birasubira ku murongo. Ariko dore bibaye, niyo mpamvu avuga ngo twagerageje kubaburira ariko ntibaduteze amatwi. Atese ibi byose bizashyirwa kuri inde biri kuba. Ati ibi byago byose bikomeje kuba biri kwangiza hazaza, nta kintu kiri gukorwa, ntago twakomeza kubyemera. Yahise ataginga MONUSCO, ataginga umuryango w'abibumbye, ataginga umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se ino State Department, ababwira ati ibibazo byose biri kuba kuva dusohotse muri Uvira ntago turi buze gukomeza kubyihanganira. Ngira ngo 23 n'umundi ijya kuza muri Uvira yaravugaga ati twebwe aho abaturage bacu ba Kongo bari kwicwa cyangwa bagirirwa nabi tugerayo tugatabara, kuko baba babona ko n'ubundi bari ababicecekeye bavuga ngo mwe musohoke mugende gusa ibindi birajya ku murongo, ariko mu by'ukuri nta kintu kiri kujya ku murongo. Murakaza neza muri Zara Apartments, ahateganye n'ibyiza nyaburanga by'igishanga cy'amahumbezi cya Kacyiru, hahorana umwuka mwiza na view y'agahebuzo. Na aparitoma nziza cyane zigeze kuri 85% zubakwa mu minsi mike, ziraba zirangiye zose. Abinkwakuzi bamaze kubukinga, nayo waza ukiguriramo aparitoma yawe aho wakwishyura ukabubukinze mbere batarazimara. Akarusho kandi niko nta gucucikana, dore ko buri etaje igizwe na apartments enye gusa zubatse nk'inzu zo mu bwoko bwa villa. Bivuga ko ibyumba byose ari bigari, uhereye ku cyikoni, salo na saramanje, dushe n'ubwiherero bya rusange, ndetse na bedrooms eshatu, usibye iyo muri basement ifite ebyiri zihariye zose, ububiko bw'imyenda, dushe n'ubwiherero byose bigari. Zara Apartments inagufitiye akarusho ka pisine y'indani yishyuhiriza amazi yayo, gym, sauna n'ibindi byinshi. Sanga ibindi bisobanuro kuri Instagram ya Nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, un renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début,
de faire une simulation avec de personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, de la désinformation. Nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois. ngira ngo nkuko uri kubyumva mu ijoro ryahise bari babajije umuvugizi wa guverinoma ya Kongo n'ubundi Patrick Muyeya, we agaragaza ko n'ubundi ngo kuba bavuga ko bavuye muri Uvira ngo mama 23 n'ubundi ngo nta gaciro hanini bifite, ngo bazemera ko igihugu kiri ku murongo neza cyangwa se ibyo bavuga ari byo mu gihe cyose ngo ubuyobozi bwose bwa leta ya Kongo buzaba ari bwo bukontorora ibice byose by'igihugu, ngo nazaguma n'ahandi hose mama 23 ikaba yaharekura. Tsari yaranavuze ati ibyo ngibyo bavuga ngo byo kurinda abanyamurenge n'ubundi bwoko bwa hariya ngo ibyo byose ngo bibari ibinyoma, ntago bibari byo. Gusa mu by'ukuri ibiri kubera muri Uvira none hakumanywa yihangu abantu bose babireba, ibiri kuba nuko kuva mama 23 yasohoka muri Uvira imipaka ku mupaka wahuzaga Uvira n'u Burundi n'ubundi hariya, abarundi babonye ko hari akavuyo kenshi n'ubundi mu mujyi wa Uvira, bari kwiyambukira rwose nabo bakaza bakisahurira abaturiye umupaka, bakinjira muri Uvira bakisahurira, umuntu wese akabonye ari kugatwara. Ni ibintu mbega byabaye akavuyo kenshi, by'umwihariko bitewe ngo n'abawazarendo bakomeje kwinjira bica abantu, abandi bakagenda bapfira muri kano kavuyo, muri iryo sahura, muri ubwo bujura, muri uko kugira ubwoba ko umutekano ubwo mama 23 igiye ntawe ugihari, mu gihe byari bizwi ko MONUSCO ariyo ishobora kuza igafata n'umujyi ikawusigarana ikarinda umutekano w'abaturage, ariko ntabwo ariko byagenze. Hinjiye FARDC n'abawazarendo. Ibi nibyo nanga avuga ngo ese ko batubwiye ngo tuve muri uyu mujyi tukabikora ngo tugaragaze ko rwose natwe dushyize inzira y'amahoro cyangwa se dushaka ibintu bisubira ku murongo, ibi ngibi biri kuba muri Uvira, ubu bwicanyi bari gukorwa, ibi bizabazwa ndi? Ni abategetse mama 23 ngo ive muri Uvira? Ni abatazanye iyo MONUSCO ngo iharinde? Ese bizabazwa Kongo? Ariko n'ubundi bino byose barongera bagahindukira bakavuga ko ari mama 23 ngubwo ngo yabiteje, kandi n'ibintu biba biri kuba ku manywa, video zihari, ibimenyetso bihari. Ndaje mu kanya dukomeze turebe ikiri kugenda kiba mu burasirazuba bwa Kongo. Twari tumaze iminsi tutahajya, duhugiye muri Uganda gato. Ndaje turebe ibiki biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Wibuke gukora subscribe.